Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe abafarisayi basohotse bajya inama yo gushaka uko bicisha Yezu. Yezu abimenye ava aho hantu. Abantu benshi baramukurikira, nuko arabakiza bose kandi abihanangiriza ngo boye kumwamamaza. Bityo huzuzwa ibyavuzwe n'umuhanuzi Izayi ngo dore umugaragu wanjye nitoreye inkoramutima yanjye natonesheje rwose. Nzamushyiraho roho wanjye nawe azamenyeshe abanyamahanga ukuri. Ntazatongana, ntazasakuza, nta n'uzumva ijwi rye mu makoraniro. Ntavuna urubingo rwarabiranye, ntazazimya ifumba icyaka. Azakomeza ukuri kuzarinde gutsinda, abanyamahanga bazizera izina rye. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Ukuri kuzatugira abigenga. Ukuri buriya ni ikintu gikomeye, ni ikintu kinanira benshi kandi bakigerageje. Ukuri kwa Yezu rero gutumye abadakunda ukuri ari bo bafarisayi bashakisha uko bamwicisha, kuko ari kuvuga neza uko bameze kandi biratandukana neza n'ukuri. Bo ubwabo ibyo bakora ntabwo ari ukuri, rero we abivugisha ukuri akabibabwira uko biri, bikabababaza. Abantu benshi ntibakunze ko babwiza ukuri, ntabwo bakunze ko umuntu ababwiza ukuri. Iyo babwije ukuri birabababaza igihe bidahuye n'ukuri koko. Igihe bidahuye ibyo babwira ni ukuri kuko nibyo bibagaragaraho, ariko wabibabwira ugasanga ibyo bakora ntibihuye n'ukuri, ntibihuye n'ibyakagombye gukorwa. Abo bantu birabababaza cyane. Niyo mpamvu rero abafarisayi bashakishije uko bicisha Yezu, kubera ibyo babwira birabababaza, bakora ibidahwitse. Yezu rero ntatinye kubibabwira, akavuga ati uyu muntu aratubangamiye, icyiza nuko twamuvanaho. Umugambi rero wamuzanye ku isi ni ugukiza muntu kandi no kumumenyesha ukuri, no kumugeza ku kuri kuzuye. Rero Yezu urumva ari gukora umurimo we, ntabwo yawureka kuko urumva ko ari umurimo we. Kandi Yezu ubwe ni ukuri gusa, nta kindi rero cyamusohokamo atari ukuri. Ntabwo yajya kubashimisha ngo asigiririze avuge ko ibintu ari umutuku kandi ari umukara. Ntabwo byakunda, avuga ibyo areba kuko Yezu ni ukuri nyakuri. Yezu rero azamamaza ukuri kugeza ku ndunduro. Azamamaza ukuri kugeza ku ndunduro kuko nibwo butumwa bwe, nibwo butumwa bwamuzanye. Ubwo nasoza gutumikira uwamutumye ari we Mana wamubwiye ngo aze hano ku isi, ubwo azagenda. Ariko igihe cyose azaba ari kumwe n'abo bafarisayi azakomeza ababwire uko kuri, ntazigera atinya. Umwanzi w'urumuri rero iyo urumuri rumurasiyeho yumva abangamiwe. Ntawishimira rero buriya kumva amakosa ye. Nibura umubwira uti yewe buriya wagerageje bimeze gutya, ntuhite umubwira ati nkubona umeze gutya, nkubona ibyo ukora ntabwo bihwitse, icyiza nuko wabihindura. Uwo muntu biramubabaza, nubwo abazi ko mu by'ukuri ibyo akora bidahwitse, ntaba ashaka kubimubwira. Kandi kudashaka ko babikubwira niyo nzira y'ukorama. Ubundi byiza nuko wakumva ibikuriho ukagira n'amahirwe yo kugira ngo ubikosore. Ubugize amahirwe y'ubikubwira, wakagombye kubikosora, twakagombye kubikosora. Nubwo rero hari abadashaka Yezu turi kubumva aba bafarisayi ngo hari benshi bamukurikiye
ngo abantu benshi baramukurikira, nuko arabakiza bose. Yezu ntabwo areba ngo bene wanyu bari kungirira nabi, bene wanyu bashaka kunyica, ariko bamukurikiye ntabahora abo ngabo, arabakiza bose, yarabakijije. Kuko nibwo butumwa bwe bwo kugobotora muntu amuvana mu mwijima wa sekibi yari yaramufashe bugwate, kugira ngo amugeze ku rumuri no kugukiza. No kuvuga ngo akuvanye ahantu wari waraheze iyo ngiyo, aragukijije none yakugaruye mu bazima. Urumva ko akweretse urumuri. Nibwo butumwa bwa Kristo rero. Kubera iki Yezu, twibaza ikibazo, kubera iki Yezu ava aho hantu? Arava aho hantu kuko yamenye ko bari gushaka kumwica. Yezu ni umunyamahoro, ntabwo agiye guhangana nabo. Arabihorera, aravuga ati mukomeze imigambi yanyu, kuko igihe cyanjye kitaragera, ndababisa nigendere nerekeza ahandi hantu nkomeza ubutumwa bwanjye. Urumva ko yabukomeje, abantu bamenye aho yerekeje baramukurikira, arabakiza. Bavandimwe, ikintu twazirikana muri kino gitondo ni iki? Mbere na mbere tuzirikane ko kuri kuzatugira abigenga. Niba hari ikikurangwaho kidahwitse, emera bakikubwire, nemere bakimbwire, noneho mpite mfata inzira yo kugikosora. Kuko niko kuri, niko kuzangira uwigenga. Nayo ubundi ikinyoma kizakomeza kunsigiririza kimbwira ko ibintu bimeze neza, naho ndi kwerekeza mu nzira y'ukorama. Cya kabiri twazirikana ni kuba abanyamahoro. Ushobora kuba ibyo uri gukora ari ukuri, ariko nubona abakurwanya ugerageze kureba kudahangana n'ibyo byiza. Kudahangana n'ikintu cyiza, ukoresha ikintu bita ishabukira kura nabi. Ni ukuvuga ngo hari abantu bari kuguhohotera, bari kukugora, we haguhangana nabo, gerageza urebe inzira unyuramo kugira ngo wirinde guhangana nabo. Ubu umunyamahoro. Ukuri rero kuzatugira abigenga, kandi kuba amahoro bizadutuma dukomeza urugendo rwacu, kandi tuzarusoze neza.